hari byinshi ukeneye kumenya uko bikorwa nuko wabyitwaramo. Agura ibitekerezo byawe hamwe na Hot Time TV. Birashoboka yuko ushobora kuba ugira impumuro mbi mu kanwa utazi ikibitera, kandi nyamara wenda rimwe na rimwe ugira isuku ariko bikanga bikabuko. Uyu munsi niyo mpamvu urubuga rwanyu mukunda cyane Hot Time TV twifuje kubaganiriza ku mpamvu zimwe na zimwe zishobora gutuma ugira impumuro mbi mu kanwa. Icyo usabwa rero no gukanda subscribe kugira ngo ujye ukomeza kubana natwe 5 kuri 5. Akenshi dukangurirwa burya kugira isuku yaba iyo ku mubiri ndetse n'izindi ngingo zitandukanye zigize umubiri wacu, kuko iyi suku ititaweho uko bikwiye usanga duhuriramo n'ingaruka zitandukanye, harimo n'indwara tugenda turwara zituruka ku isuku nkeya. Imwe muri izo ndwara ikomoka ku isuku nkeya niyo kugira impumuro mbi mu kanwa. Akenshi iki kibazo giterwa na bagiteri nyinshi ziba zabaye nyinshi mu kanwa zigasya ibyo uba wariye, nuko bigatanga impumuro itari nziza mu kanwa. Ubwinshi bw'izi bagiteri bushobora guterwa burya n'impamvu nyinshi kandi zigiye zitandukanye. Nanone rero reka nkubwire yuko burya kugira iyi mpumuro mbi mu kanwa biterwa n'impamvu nyinshi zigiye zitandukanye, arizo ngiye kugusobanurira hasi aha. Ari igihe biterwa n'indwara zo mu kanwa, cyane cyane indwara z'ishinya. Iyo umuntu afite ishinya irwaye, ibyimbye, ivamo amaraso ndetse hakaba n'ubwo ivamo amashyira, nta kabuza uwo muntu agira impumuro mbi mu kanwa. Hari n'ubwo ibi kandi biterwa n'inyama ebyiri ziba mu muhogo. Izo nyama zicukukamo utwobo twinshi cyane bitewe n'impamvu zitandukanye. Hanyuma umuntu yarya ibiryo bigafatamo, ibyo biryo biza kugaga ndetse bikanabora, maze umuntu yabumbura umunwa gato umunuko ugatungura. Indwara y'ubuhumekero yitwa sinezite iterwa n'udukoko two mu bwoko bwa virusi, nayo itera uyirwaye kugira impumuro mbi mu kanwa. Iyi ndwara yibasira imyanya yo mu magufa y'akanwa ahagana mu gice cy'inyuma. Twavuga kandi n'indwara zo mu mihogo nka anjine zituma mu muhogo hazamo ibisebe bishobora kubyara amashyira mu gihe uzirwaye ativuje, nazo zituma umuntu agira impumuro mbi mu kanwa. Ndakomeza nkubwira nanone kandi yuko tubabwire ko nanone uko umuntu arya akibagirwa koza amenyo, imyanda iragenda igafata ku menyo. Ibi nabyo biha urwaho ibisigazwa biba byasigaye mu kanwa birimo mikrobe zihura n'imyunyu ngugu mu macandwe, maze bikagenda bigafatira ku menyo kugeza ubwo uburoso budashobora kuba bwabivanaho. Ibyo nabyo rero biri mu bintu bishobora kugutera impumuro mbi mu kanwa. Bishatse kuvuga iki? Ibi bintu bishatse kuvuga yuko ushobora kuba rimwe na rimwe uborosa ariko ntiwibuke kuborosa muri cya gihe cy'ingenzi, ahubwo ukaborosa mu gihe kitari ingenzi. Aho hantu rero ndagira ngo tuhumve neza. Hari abantu kenshi usanga baborosa mu gitondo gusa, kandi nyamara byakabaye byiza umuntu asukuye amenyo ye amaze kurya. Buri uko umaze gufata ifunguro ugasukura amenyo, si byiza yuko ya myanda irara mu kanwa, kuko irayemo niyo igenda ifata ku menyo kugeza ubwo bwa buroso ukoresha mu gitondo buba bukibashije gutanga isuku ku menyo yawe nk'uko bikwiye, bityo bikagukururira umwuka mubi mu kanwa nawe utazi uko bigenda, kandi burya ari we ubyitera uborosa mu gihe kitakwiye cyangwa se mu gihe kitari cyo. Ikindi mukwiye kumenya ni uko kutita ku menyo ndetse no ku isuku yo mu kanwa bifite ingaruka kuri nyir'ubwite ndetse n'abagenzi be. Zimwe muri zo harimo kubangamira abo mubana ndetse n'abo muri sosiyete, bityo bigatera ipfunwe. Ni kenshi cyane rimwe na rimwe usanga abantu baterwa ipfunwe no kugira umwuka mubi mu bandi, bityo bigatuma bitarura bagahagarara kure yabo kuko biziho nabo icyo kibazo, kandi nyamara rimwe na rimwe usanga aribo babigiramo uruhare. Indi ngaruka ni uko mikrobe zituruka ku kutagirira isuku ukwiye akanwa zikwirakwira mu bindi bice by'umubiri w'umuntu, bityo bikaba byamukururira indwara harimo iz'umwijima ndetse n'izindi ndwara zandura. Hari ubwoko bw'ibiryo bimwe na bimwe byongera guhumura nabi mu kanwa. Ese ibyo nabyo wari ubizi? Tungurusumu n'ibitunguru biri mu byongera iyi mpumuro mbi. Ibi biribwa bigaragaramo ikinyabutabire sulfur, usibye mu kanwa kiragenda kikagera no mu bihaha kinyuze mu maraso, kikaba cyatera guhumeka umwuka wumva urimo tungurusumu cyangwa ibitunguru.
Bimwe mu biribwa bishobora gutera iyi mpumuro mbi usibye ibyo twavuze haruguru hari n'amafi, imboga zimwe na zimwe nk'amashu cyangwa se shufureri bishobora gusanga nazo burya zishobora gutera iki kibazo. Pome n'ibindi birimo nka vitamine C bifasha gusukura mu kanwa no gutuma bagiteri zitiyongera. Nanone amata n'ibindi bikomoka ku mata ni byiza ku buzima bwacu kuko bifasha mu gukomeza amagufa n'izindi ntungamubiri dukenera. Gusa ni kimwe mu bitera guhumura nabi mu kanwa. Mu mata habonekamo acide amino, icyo twita amino acide, ituma bagiteri ziyongera cyane mu kanwa, cyane cyane ku rurimi. Ko bagiteri ziyongera niko hagenda hiyongera impumuro mbi mu kanwa kawe. Uburyo ushobora burya gukoresha kugira ngo urwanye impumuro mbi mu kanwa kawe, inama ikomeye igirwa abantu bafite iki kibazo cyo kugira impumuro itari nziza mu kanwa, ni uko wakwiye kumenya ko imiti ikoreshwa boza mu kanwa idashobora gukiza burundu indwara yo kugira impumuro mbi mu kanwa, ahubwo bagane umuganga w'indwara zo mu kanwa no mu muhogo kugira ngo bazasuzume amenyo neza impamvu atera icyo kibazo. Iyi ndwara iravurwa kandi irakira. Niba uri ahantu udashobora koza amenyo nyuma yo kurya, gerageza urye shikarete. Ni byiza kurya shikarete kuko burya nazo ugerageze kurya izitarimo isukari. Byibuze nyuma yo kurya hashize nk'iminota 5. Amazi asukura mu kanwa avanamo bagiteri ndetse agatuma amacandwe akora cyane. Gerageza kunywa amazi kenshi uko ubishoboye ku munsi. Isuku ihagije mu kanwa ni ngombwa. Ugomba koza amenyo byibuze 2 ku munsi. Ni ngombwa nanone kandi koza ururimi ariko udakubyeho uburoso cyane. Kwibanda ku buryo bikungayeho vitamine C bituma bagiteri zitabasha gukurira mu kanwa kawe. Ugomba guhindura uburoso bw'amenyo byibuze mu mezi 3. Mu gihe ufite ikibazo cy'amenyo ukimara guhura na muganga, ndakwizeza neza yuko aguhereza ibisubizo by'ibibazo byawe ndetse ibintu bikagenda neza. Birashoboka yuko ari mugenzi wawe uzi waba ufite iki kibazo, nyamara nubwo utaba ugifite ariko nawe nuramuka utagize isuku y'amenyo yawe cyangwa ukurikize ibi tukubwiye isaha n'isaha, ushobora kuzatungurwa wisanga mu bantu bakajya bakwitaza utazi impamvu bakwitaza. Gira ngo mujya mubibona kuri bagenzi banyu, rimwe na rimwe wamwegera ukumva ntushaka kumwegera, wamwegera ukumva ntushaka kumva impumuro ye. Kandi noneho ndagira wibuke yuko ibaze noneho biramutse bibaye ku mukunzi wawe, ese wabigenza ute? Rimwe na rimwe hari abakundana bakagira ipfunwe ryo gusomana kubera iki kibazo, kandi nyamara ari uburangare bwanyu, hari icyo mushobora gukora. Nyabuneka ntabwo ugomba kubyihererana. Ndakubwiza ukuri yuko nujya ku muganga uwigeneye, umuganga ubishinzwe azagufasha, kandi ndizera yuko mu gihe gitoya uzaba watandukanye n'iki kibazo. Ngaye nguko rero reka ngushimire wowe ukomeza gukurikirana ibiganiro byacu, kandi ndizera neza yuko bizaza bigenda bigufasha mu buzima bwawe bwa buri munsi. Ariko nta kindi usabwa no gukanda subscribe kugira ngo ujye ubasha kubona ibiganiro byacu byoroshye bitakugoye. Ni iryo bara ry'umutuku ureba aho hasi ahantu handitse subscribe ukahakora, byaba byiza ugakora no kunzogera kugira ngo ujye ubona notification za buri kiganiro cyose kigezeho. Ngaye nguko rero Imana ikomeze ibafashe, kandi namwe mwese mufite iki kibazo ndabizeza neza yuko mugiye kubona igisubizo. Imana ikomeze ibandebere, ibane namwe. Yari Hot Time TV. Hari byinshi ukeneye kumenya uko bikorwa nuko wabyitwaramo.